Reka nongere mbasuhuze mwebwe mukurikiye Gasugi TV. Ubushize twaganiriye ku iki kintu cyo kwikinisha, ntago ari ubwa mbere tukivuzeho, ariko uyu munsi ngarutse mu bibi ndetse n'ingaruka biterwa no kwikinisha. Reka nizere yuko ijambo kwikinisha atari ubwa mbere uryumvishije, kandi iki gikorwa atari n'ubwa mbere ubyumvishije, ndetse niba ari n'ubwa mbere ubyumvishije, ndagira ngo uze kureba ikiganiro cya mbere twakoze tuvuga ku bantu batatu cyangwa se ku ngeri eshatu ziba zarabaswe no kwikinisha. Ubwo mbyibuka icyo gihe twavugaga ku ngero z'urubyiruko, urubyiruko ndetse n'abagabo n'abagore, nibyo bintu twaganiriyeho, ariko uyu munsi ngiye kuguha ibintu bitatu bigaragaza cyangwa se bikwereka ingaruka ndetse n'ibibi byo kwikinisha. Uyu munsi nibyo tugiye kugarukaho. Iyi ni part 2 y'ikiganiro cyo kwikinisha. Ndagira ngo mwibutse neza yuko ikindi kiganiro kizaza ubutaha kizaba kivuga ku muti wagufasha kugukiza ingaruka zawatewe no kwikinisha. Nkurikira uyu munsi ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro. Nk'ibisanzwe nitwa Gisa, The Man Positive. Ikiganiro cyo nta kindi ni kunda ubuzima bwawe. Reka dutangire. Ibi byo kwikinisha ubundi ni nk'ikiyobyabwenge kiza kikagufata mu mutwe kikakujya mu bwonko, bigira ingaruka zikomeye cyane ku mubiri ndetse no ku mitekerereze no ku mibereho y'umuntu. Dore zimwe noneho mu ngaruka zabyo uyu munsi tugiye kugarukaho. Ni ingaruka eshatu zonyine ndibuze kuguha uyu munsi, nta gutinda mu magambo. Mwibutsa ko iyi ngiyi ari part 2 y'iki kiganiro. Ikintu cya mbere, kwikinisha bigira ingaruka ku mubiri. Reka nkunyuriremo zimwe muri details zigize kwikinisha cyangwa se zigize izi ngaruka ziboneka ku mubiri. Icya mbere, kwangirika kw'ibice by'umubiri ndetse nk'umwijima, umutima ndetse n'ubwonko. Ibi ni byo bintu bikunda kwangirika ku mubiri, ugasanga rimwe na rimwe n'indwara z'ubuhumekero zirimo zirangirika, kugabanuka kw'imbaraga z'umubiri. Ahangaha ugenda utakaza imbaraga mu by'ukuri uri mu byumva. Niba warikinishijeho rimwe cyangwa se kabiri, yewe niyo byaba byararenze kabiri, ariko ibi ngibi uzahura nabyo. Izi ni ingaruka uhura nazo. Ndetse kwangirika k'udutsi two mu bwonko, ahangaha tuba dusa nk'aho twapanutse cyangwa se twarangiritse mu buryo bufatika ndetse bugaragara. Ikindi, guterwa n'indwara zandurira mu maraso, wenda nk'iya sida, iyo hakoreshejwe inshinge zisangiwe. Ahangaha iyi ndwara kugira ngo igufate bihita byoroha cyane, kuko amaraso yawe yaracitse intege ndetse n'umubiri wawe waracitse intege, nta mbaraga uba ugifite. Kuba wakandura rero iyi ndwara ya virusi itera sida n'ako kanya ni nko guhumbya. Ikindi cya kabiri, ingaruka ku mitekerereze. Ibi bintu byo kwikinisha cyangwa se ibyo twita masturbation bitera ingaruka ku mitekerereze. Iki nicyo kintu cya kabiri. Guhindagurika kw'imyitwarire, rimwe na rimwe uzasanga ingaruka zizakuzaho mu mitekerereze uzatangira kuba wahindagurika mu myitwarire, guhorana agahinda cyangwa se kwiheba, aribyo depression. Guhangayika bikabije, uzabihorana rimwe na rimwe, kwa kundi uba uri mu bandi ugasanga urigunze cyangwa se wenda uri mu bitekerezo wagiye kure. Ikindi, kuba wananirwa kwibuka ibitekerezo byawe mu by'ukuri byaragiye, ugasanga rimwe na rimwe ubwonko bwawe ntabwo bukangutse, bwarasinziriye. Kwibuka mu by'ukuri ikintu wabaye nk'ifi, kuko ifi niyo yibagirwa vuba, ugasanga kwibuka birakugora cyane. Ikindi, ndetse no gutekereza neza ugasanga bisigaye bikugora, ugasanga uri kwiyambaza nk'amakarikatirisi cyangwa se wenda uri kwiyambaza wenda n'izindi application, ama AI n'ibiki byose, kugira ngo bigufashe gutekereza mu by'ukuri ubwonko bwawe bwarasinziriye cyane. Kuba imbata y'ibiyobyabwenge cyangwa se kuba addiction ku kintu runaka, kuri drugs, wenda alcohol cyangwa se n'ibindi bintu nk'itabi ndetse n'ibindi, kuko biguha amahoro byo cyangwa se bikaba bigufasha kugukura muri ubwo bwigunge. Ibi bintu nibyo uzagenda uhura nabyo sometimes. Ikindi cya gatatu ndetse ari nacyo cya nyuma, nababwiye ngo uyu munsi ntabwo dutinda mu magambo, turihuta dukubita tubangura uyu munsi. Ikintu cya gatatu, ingaruka ku mibereho. Ahangaha uzahura n'ingaruka ku mibereho. Niba masturbation yarakubayeho addicted, yarakubanye imbata, warabaye imbata yabyo. Hano kuba wagira ingaruka ku mibereho yawe, guta ishuri cyangwa se akazi, ibi ni bimwe mu bintu uzagenda uhura nabyo igihe kazaba aka kanyamerika karakubase, warabaye imbata yako. Ndetse ikindi, uzajya uhura n'amakimbirane rimwe na rimwe mu miryango, kubera yuko uzaba utakibitayeho, uzaba utakibasha kubatekerereza.
kandi ikindi uzasanga ni rimwe na rimwe ukunda kuba wagwa mu bishuko. Ikindi ndetse gutakaza inshuti ndetse n'icyizere mu bandi, ukumva nta cyizere ugifite uri kumwe n'abandi, ukumva nta gitekerezo watanga uri mu bandi, ukumva urigunze, ukumva mu by'ukuri uri wenyine kuko watakaje icyizere, byamaje kuguhindura, ukumva ntiwatereta, ukumva ntiwabana n'abakobwa, ukumva igitsina gore warakizinutwe kuko wamenyereye kwikora wenyine, umenyereye kwitera akanyamerika. Izi ni zimwe mu ngaruka uzahura nazo, ni zimwe mu ngaruka eshatu ziyoboye izindi cyangwa se nkuru uzahura nazo. Niba warabaswe no kwikinisha cyangwa se waragerageje no kuba wakwikinisha yaba inshuro imwe cyangwa se inshuro ebyiri, reka ngushimire kuba wakurikiye wabanye nanjye mw'iki kiganiro kitari kirekire. Mwabanaga nitwa Gisa. Ikiganiro nk'uko bisanzwe nikunda ubuzima bwawe. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka, reka tuzahurire muri part 3 aho nzaba ndi kugusobanurira umuti wagufasha kukuvura ndetse no kugukiza ibyo bikomere watewe n'izo ngaruka zo kwikinisha.